Muraho, aha ni kuri The Week Shining Star. Muri kumwe na Kayitesi Ange. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyo kurya umuntu yafata ashaka kugabanya ibiro cyangwa se kurwanya umubyibuho ukabije. Abahanga benshi mu bijyanye n'iby'ubuzima ndetse n'imirire bagaragaje ko umubyibuho ukabije utera ibibazo byinshi mu mubiri. Umubyibuho ukabije utera indwara nyinshi cyane mu mubiri wacu. Ushobora kurwara umutima, ushobora kurwara umuvuduko w'amaraso, ushobora kurwara kuvura kw'amaraso, mbese ni ibintu byinshi bishobora kugutera mu gihe ufite umubyibuho ukabije. Ariko nanone rero izo nzobere ntabwo zicaye, ahubwo zaturebeye uburyo dushobora kurwanya uwo mubyibuho ukabije dukoresheje amafunguro aboneka ku isi hose. Bityo rero bashishikariza buri wese kubigiramo uruhare runini cyane mu kurwanya uwo mubyibuho ukabije cyangwa se mu kuba yatakaza ibiro akagera ku byo ashaka. Ni byinshi umuntu yakoresha yirinda uwo mubyibuho ukabije ndetse agatakaza ibiro mu buryo bworoshye. Ariko uyu munsi twebwe turibanda ku bijyanye n'ibyo kurya umuntu yafata agatakaza ibiro mu buryo bworoshye. Umwanya wa mbere harazaho amagi. Abantu benshi ntibasobanukiwe ko amagi ari ikintu cy'ingenzi mu gutakaza ibiro. Abenshi bakeka ko abyibushya, ariko nyamara aza ku mwanya wa mbere mu kuba watakaza ibiro ukagera ku byo ushaka. Amagi avugwa hano rero ntabwo ari amagi watetsemo omelette, ahubwo ni amagi watogosheje ukayarya kijumba. Amagi abarizwa mu biribwa byubaka umubiri. Igi rimwe gusa igufasha gutakaza karori zigera ku 100. Ibyo rero bigufasha kugabanya ibinure mu mubiri ndetse ukarwanya umubyibuho ukabije cyane. Ku bantu rero bifuza gutakaza ibiro ndetse n'abadashaka kubyibuha, ibuka gufata igi kuri buri funguro rya mu gitondo ugiye gufata. Wowe rero wageze kuri bya biro, kuri wa mubyibuho ukabije, ibuka gufata amagi 2 buri mu gitondo igihe ugiye gufata ifunguro rya mu gitondo. Ibyo bizatuma wirirwa umeze neza, kwa kurya kwa hato na hato bizagabanuka, kandi ibyo nibyo bituma wongera ibiro mu buryo bworoshye. Ku mwanya wa kabiri haraza imboga na salade. Ndizera ko buri wese abasha gutandukanya imboga na salade. Imboga hari igihe zica ku muriro, zikabanza zigatekwa ndetse zigashya, ariko salade ni cya kiribwa urya kikiri fresh, cya kiribwa urya kitigize gica ku muriro. Mu by'ukuri hari abantu benshi badakunda salade cyangwa se badakunda za mboga ziri fresh zitaciye ku muriro, kandi salade ifite runini cyane mu kuba yaringaniza ibiro byawe. Irinda umubyibuho ukabije, kandi na babandi bageze ku mubyibuho ukabije igabanya ibiro byabo mu gihe gitoya. Salade ifite akamaro kanini mu mubiri wacu. Salade ifite uruhare rwo kugabanya cyangwa se rwo kuringaniza isukari yo mu maraso. Ifite uruhare runini rwo kugabanya ibinure, cyane cyane bya bindi byo mu nda. Imboga nazo rero zigira akamaro kanini cyane mu mubiri wacu. Zikaba zikungahaye cyane kuri fiber. Ibyo bituma ibinure twari dufite mu mibiri yacu biyenga cyangwa se bikagabanuka. Fiber kandi ibonwa mu bihingwa gusa. Twibuke ko fiber ituma umubiri ugenda neza, systeme yo mu mubiri igenda neza cyane. Mu mboga rero dushobora kubonamo fiber harimo karoti, harimo seleri, harimo broccoli n'ibindi byinshi. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi cyane mu kuba wagabanya ibiro cyangwa se mu kwirinda umubyibuho ukabije ni imbuto. Imbuto zifasha runini mu kugabanya ibinure mu mubiri wacu. Imbuto nazo zikungahaye cyane kuri fiber. Tuzi ko fiber igira uruhare runini mu kugabanya ibinure mu mubiri wacu. Iyi fiber rero ituma igogorwa rigenda neza, ibyo wariye bigashira mu nda mu gihe gitoya. Mu gihe igogorwa ryihuse rero wumva mu nda ushonje, kuko uba uri kuri gahunda yo kugabanya ibiro. Wirinda gufata rya funguro rya buri kanya, ahubwo ukarira amasaha ndetse ukarya bikeya. Imbuto rero zifata runini mu kugabanya bya binure byo mu nda. Biba byiza cyane rero iyo ufashe imbuto zawe nta kindi kintu urashyira mu nda, ziragenda zikoza ya mavuta yayandi atera ibinure mu nda, bityo bya binure bikagabanuka mu buryo bwihuse. Zimwe mu mbuto zirimo fiber harimo inkeri, amacunga, imineke, pome zigifite igishishwa
inanasi ndetse n'izindi nyinshi. Ni ingenzi cyane ko umuntu agira fiber mu mubiri we, ariko nanone ntarengere. Turebere hamwe fibers umuntu akenera ku munsi bigendeye ku myaka afite. Abana bato kuva ku myaka 2 kugera ku myaka 5 bakenera garama 15 za fiber. Naho kuva ku myaka 5 kugera kuri 11 bakenera fiber garama 20 ku munsi. Kuva ku myaka rero 11 kugera kuri 16 bakenera fibers garama 25 ku munsi. Guhera ku myaka 16 kuzamura bakenera fibers garama 30 ku munsi. Abagore rero bakenera fibers nkeya ugereranyije n'abagabo. Abagore bakenera fibers hagati ya 21 na 25 garama ku munsi. Naho abagabo bakenera fibers hagati ya garama 30 na 38 ku munsi. Tuzirikane ko gufata ifunguro ririmo fiber ari ingenzi cyane ku mibiri yacu. Ikintu cya kane kigira uruhare runini cyane mu kugabanya umubyibuho ukabije ndetse no kwirinda kuba wabyibuha ni lentille. Lentille ni igihingwa gikunda guhingwa muri Australia, kikaba kiboneka mu bihugu byinshi bitandukanye. Lentille zibarizwa mu binyabisogwe. Ku bantu batazizi, uba ubona zimeze nk'udushyimbo dutoya cyangwa se udushaza dutoya. Zikunda gukoreshwa cyane n'Abanyakenya. Mu Rwanda ntidukunze kuzirya nk'uko bikwiye. Izi lentille rero ni ingirakamaro cyane ku bantu bifuza kugabanya ibiro ndetse no gutakaza ibiro mu gihe gitoya cyane. Zikungahaye ku bintu byinshi bitandukanye, harimo fiber, harimo folic acid, harimo potassium, ikungahaye kandi kuri manganese. Murumva ko lentille ari ingirakamaro cyane ku bantu bashaka gutakaza ibiro. Ikintu cya gatanu cy'ingenzi cyane tudashobora kwirengagiza ku bantu badashaka kubyibuha cyangwa se abantu bashaka gutakaza ibiro ni ukunywa amazi menshi. Ibuka ko mu gitondo cya kare ukwiye gufata amazi y'akazuyaze byibuze ibirahure 3. Zirikana ko mbere y'uko ufata ifunguro ukwiye gufata amazi byibura ibirahure 3 ukamara iminota 30 mbere y'uko ufata ifunguro. Irinde kunywa amazi mu gihe uri gufata ifunguro ryawe, kuko ibyo nabyo bikongerera umubyibuho ukabije. Ibi rero nibyo twabahitiyemo kubabwira uyu munsi, ariko nitwirengagize yuko hari uburyo bwinshi wakoresha kugira ngo ugabanye ibiro. Twavuze bike muri byo kandi by'ingenzi, ibindi tuzabimenya mu biganiro bizakurikiraho. Niba ufite icyifuzo cy'icyo twazabaganiriza ubutaha, wamanuka muri komenti ugatanga icyifuzo cyawe. Kandi niba hari ubundi buryo wakoresheje bikakorohera kuba wagabanya ibiro, wasangiza bagenzi bawe bari kureba ino video, ukandika muri komenti icyo wakoresheje. Yari The Week Shining Star, nawe ubutaha.